n'abigishwa twese dufashirizwa imbere yawe, wongere uhumura amaso yacu tubone imirimo n'ibitangazo dukorera muri iri teraniro. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Turi mu giterane cy'amashimwe, ngewe ubahagaze imbere nkuko babivuze nitwa Muhimpundu Sophie. Umugore ndubatse, mfite umugabo n'abana 4. Ndi umukristo mu rurembo rw'umujyi wa Kigali aho Sirowamu yaturutse. Turi mu giterane cyo gushima Imana rero, mashimwe dufatanyije na bene data bageze korari Nzega. Nibwira yuko aba tureba hangaha atari bo bamaze imyaka 40 mu murimo, ahubwo icyo bashima Imana nuko izina rya korari yabo rimaze iyo myaka 40 ririho. Yesu ashimwe. Imyaka rwose ijya kwegera hafi cya 2 cy'ikinyejana, rwose nibyo gushima Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero n'ubundi kugira ngo dukomeze dushima Imana. Mwishimwe dushima Imana twese, ndagira ngo twibonemo mwishimwe. Ntago twese turirimba muri korari Nzega, ariko turashima Imana ku bwabo. Ndetse kubw'ijambo ry'Imana natwe turashima Imana. Arabamaze imyaka myinshi mu gakiza, arabamaze mikeya, arabizeye vuba barimo kwiga inyigisho z'umubatizo, ndetse n'abagiye kwizera mu kanya kagiye kuza nabo turafatanya gushima Imana. Mu ijambo ry'Imana turakuramo ishimwe rigirwa n'umukristo wese wizeye Yesu. Amen. Reka twihute dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 10. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 10, turasoma duhereye ku murongo wa 25 ahanditse umugani w'umusamariya w'umunyembabazi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte ko ngondagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo yasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye nindi? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura baramukubita, barigendera bamusiga ashigaje hatagapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera, n'umurewa ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe. Aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda denari 2 aziha nyir'icumbi ati, umurwazi. Haleluya. Kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza uti, muri abo 3 ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, nuwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugenze utyo. Amen. Reka dufatanye ijambo ry'Imana mu ntego y'igiterane igira iti, twibutse iminsi yacu ya ryari ya kera. Twese tugiye kwibuka kera hacu, hanyuma dufatanye gushima Imana tumaze kuvuga kuri iri jambo. Umugani w'umusamariya w'umunyembabazi ni umugani waciwe na Yesu ubwe, hanyuma arangije ntiyawusobanura. Ni umugani yaciye ntiyawusobanura. Yaciye umugani w'umubibyi, aza kuwusobanurira abigishwa be. Ariko uyu nguyu wo ntabwo yigeze awusobanura, kubera ko umuntu yawuciriye yari umuntu utagomba gusobanukirwa iby'ubwami bw'Imana.
mbese murabizi yuko hariho abantu batagomba gusobanukirwa iby'ubwami bw'Imana. Yesu yabivuze agira ati nzajya mbigishiriza mu migani, ubwo nibo yavugaga, ngo kugira ngo kumva bumve ariko ntibasobanukirwe, no kureba barebe ariko ntibagire icyo bamenya. Abo ni bande rero yavugaga? Ni abantu batagomba, yakatiye urwo ngurwo ko batazigera basobanukirwa iby'ubwami bw'Imana. Umwe muri bo n'uyu rero yaciriye uyu mugani, ngo ni umwigisha amategeko wahagurutse iwe aza mu giterane nk'iki ngiki. Wahageze twasomye ngo yari yahagurukijwe no kugerageza Yesu. Ntago yari yaje gufashwa, ntago yari yaje kwakira agakiza, ntago yari yaje kumva indirimbo, ntiyari yaje kwihana ibyaha, ngo ahubwo yari yaje kugerageza Yesu gusa, nicyo cyari cyamuzanye. Ntago yagombaga kumenya iby'ubwami bw'Imana rero, kuko yicaye iwe kumva tese uwo mwigisha utarigeze yiga ibintu abwira abantu bakirirwa bamukurikira ni ibiki. Tingiye kujyaho mbyumve kandi mugerageze mubaze ikibazo mu giterane, hanyuma kimuzutaguza abone ko ndi umwigisha umurenze. Ngenda umwigisha amategeko wanabyize, ndagenda mubaze ikibazo asebe imbere y'abantu. Ngo hagurutswa no kugerageza, nicyo cyari cyamuzanye. Imana idufashe ntihabe hari umuntu waje kugerageza Yesu hari icyo cyamukuyiwe, ahubwo twese tube twaje gufashwa. Yari yaje kumwipimaho rero, arangije ikibazo arakibaza, ngo Yesu aramubaza ati se ko wigisha amategeko ibyo yasomamo niki? Kugeza ubu amategeko niba atarakumenyesha ikintu wakora ngo ubone ubugingo, ikintu yasomamo niki? Avuga ati cyakora ikintu nasomyemo ngafashwa, kiravuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'imbaraga n'ubwenge, ngo kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Avuga ati genda nubikora uzagira ubugingo. Ariko yari yaje kugerageza Yesu. Hejuru yo kugerageza Yesu ngo anahagurutswa no kwigira shyashya, yigiza nkana. Uyu muntu ntiyagombaga gusobanukirwa iby'ubwami bw'Imana. Ngo aramubaza ngo ubundi se mugenzi wanjye ninde? Ngo yigira shyashya. Yesu rero amucira uyu mugani. Ariko Yesu yaravuze ati mwebweho, haleluya, mwebweho mwaja, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, mwarabihawe. Ibyo nzajya mvuga, nzajya mbibasobanurira mu bimenye. Iyi migani ncira abandi, mwe nzajya nyibabwira mumenye icyo nari nshatse kuvuga, ariko abandi ntago nzajya nyibabwira. Haleluya. Iryo ni ishimwe rya mbere, nuko twahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Twarabihawe twibya Yesu ntago tubyumva nk'imigani, ahubwo imigani ye arayidusobanurira tukayimenya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amucira uyu mugani rero ni umugani. Umugani ni ukuvuga igishushanyo cy'ibintu by'ukuri bibaho, byabayeho cyangwa bizanabaho, ariko bakabishushanya mu mvugo ijimije nk'umugani nyine. Iyo Abanyarwanda bavuga ngo urukwavu rukuze rwo nk'abana, ni umugani w'umugenurano. Ntago bibaho. Urukwavu rukuze niba rukurira amezi angahe, niba rukurira imyaka ingahe simbizi, ariko ntago rujya ku mabere y'abana barwo ngo rwonke. Baba bashaka yuko nibavuga urukwavu rukuze wumva umuntu ukuze ugeze mu zabukuru. Hanyuma konka abana ni ukumufata bakamurera nk'uko yabareze bakamushajisha neza. Nibyo baba bashaka. Nicyo gituma muri uyu mugani Yesu yaciriye umuntu utagomba kusobanukirwa. Buri kintu, buri hantu na buri muntu bivugwamo bifite ikindi bivuga, bifite ikindi bisobanura. Nicyo ngira ngo umenye, hanyuma dushima Imana. Yagize ati hariho umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu ajya Yeriko. Yerusalemu, Yeriko, Yerusalemu, Yeriko. Kuki avuga Yerusalemu akavuga na Yeriko? Ese muri uyu mugani birashushanya iki? Yerusalemu nk'uko bisanzwe ni umurwa mukuru w'igihugu cya Isiraheli, nk'uko umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari umujyi wa Kigali. Isiraheli ifite umurwa mukuru witwa umujyi wa Yerusalemu. Ariko Yerusalemu hejuru yo kuba umurwa mukuru wa Isiraheli, yari ifite ikindi kintu rusha handi nacyo.
kuko mu myizerere y'Abisiraheli, mu kwizera kw'Abisiraheli, bizeraga yuko ari ku biro bikuru by'Imana mu isi. Bumvaga ari kuri siège, kuri headquarter y'Imana, ku biro bikuru byayo, kuri bo hari muri Isiraheli, kandi byari nabyo nibo yamenye mbere. Hanyuma yubaka urusengero i Yerusalemu, ishyiramo ibihamya by'imbaraga zayo. Haleluya. Hari ku biro bikuru by'Imana rero. Yerusalemu kandi mu isezerano rishya, cyane cyane mu gitabo cy'Ibyahishuwe, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 4 kuva ku murongo wa 21, tubona Yerusalemu noneho mu yindi sura, mu yindi shusho, kuko igaragara nk'umurwa mukuru w'igihugu cyo mu ijuru abera bazabamo. Haleluya. Ngo igihugu kizaba cyitwa ururembo Siyoni. Amen. Ngo gifite umurwa mukuru, gifite kapitali yitwa Yerusalemu nshya. Haleluya. Ngo kandi niho tuzaba. Ngo tuzabaho mu murwa mukuru. Niba haba n'ibyaro simbizi, cyonzi cyo nuko tuzabayo mu mujyi. Wow, hagize kuba ari mu ijuru, noneho tuzatura no mu mujyi. Iryo naryo nishima. Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 4 kuva ku murongo wa 21, umva uko havuga Yerusalemu. Haravuga ngo yo Yerusalemu yo mu isi, ngo na Yerusalemu yo mu ijuru, ngo bigereranywa n'umugeni wa Aburahamu ndetse n'ishoreke ya Aburahamu. Ngo iriya Yerusalemu yo mu isi hari abantu bajya gusura bagatega indege bakagerayo, ngo igereranywa n'ishoreke ya Aburahamu yitwaga Hagari. Ngo hanyuma Yerusalemu yo mu ijuru aho abera bazaba, ngo igereranywa n'umugeni wa Aburahamu witwaga Sara. Ngo kandi nk'uko Hagari yabyaye akagira umwana mu gihe Sara yari akiri ingumba, ngo niko Yerusalemu yo mu isi yabyaye igira abana, igira Abisiraheli, igira imiryango 12 y'Abisiraheli, mu gihe Yerusalemu yo mu ijuru nta kana yagiraga. Ngo bukeye rero Yesu araza. Haleluya. Ijuru rirabyara naryo rero. Umuntu wese umwemeye akizera izina rye, ngo ubwo akaba aravutse abaye umwana w'ijuru. Ubwo kubw'uko kwizera Imana ikabira mubyaye. Baravuka i Kigali, baravuka i Burundi, baravuka Inzega, baravuka turavuka. Haravuga ngo nicyo gituma handitse ngo ishime ngumbi itabyara, turagarura uririmbe wowe utaramukwaga, kuko abana b'inyungwakazi ngo bahise baba benshi, ngo baruta abana b'inkundwakazi. Twebwe ab'Imana yabyaye kubwo kwizera Yesu, twebwe abana ba Yerusalemu yo mu ijuru, turi benshi turuta Abisiraheli. Muhereze Imana icyubahiro. Ngo nuko rero, ngo Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni w'umwami Imana, kandi niyo mama wacu twebwe ab'Imana yabyaye kubwo kwizera, nk'uko Isaka yarari. Yesu ashimwe. Turi abana ba Yerusalemu yo mu ijuru. Ndabizi ko abantu benshi bahakunda, bahasura, ndavuga mu isi. Hari n'abajyayo nk'uko Abisilamu bajya i Maka, bakazana ibiti byaho n'ibitaka n'amazi n'amabuye. Ntacyo bitwaye kugira uburyo ugasura ahantu ibyo wizera amateka yabyo yabereye, ariko nta kintu byagufasha mu byo kwizera, ntacyo bikongerera ku gakiza wagabanye. Mujye mukunda Yerusalemu yo mu ijuru, muyikumbure, muyikorere, muyihozeho umutima. Niyo mugeni w'umwami Imana, niyo mama wacu twebwe ab'Imana yabyaye kubwo kwizera, nk'uko Isaka yarari. Tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 4 kuva ku murongo wa 21. Yesu ashimwe cyane. Iyo ni Yerusalemu, ngo niho uwo muntu yavaga. Ngo yerekezaga he rero? Yeriko ni igikombe kiba mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Yerusalemu. Iyi ngiyi ivugwa kifite amateka aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa ibice 2 kongera mu bice 6. Ikintu kihavugwa ngo mu gihe Abisiraheli bari barimo guhindura igihugu Imana yari yabahaye, ngo barahageze basanga ni umujyi munini, ngo ugotesheje inkike z'amabuye. Imana ibarwanira urwo rugamba batari gushobora, ngo ibabwira kuzenguruka, ngo bamara iminsi 6 bazenguruka rimwe ku munsi, ngo maze ku munsi wa 7 bazenguruka 7 ku munsi umwe. Muri izo nshuro 13 rero ngo barangije,
ngo imbaraga z'Imana zinjira muri izo nkike ndende z'amabuye ngo zirahasenya zose, ngo hasigara inzu ya maraya Rahabu kubera ko yari yizeye ntiyarimbuka n'abari kumwe nawe. Ngo arangije rero nyuma yo kuhasenya ngo Yosuwa araharimbura n'ingabo z'Imana. Kuharimbura ni ukuvuga kwica abantu bose bahari. Barahashenye barangije baranaharimbuye. Amaze kuhasenya no kuharimbura ngo yigira haruguru aho ahiteregeye arahavuma. Ni ahantu hashenywe, harimbuwe kandi havumwe. Ngo arahabwira ngo Yeriko we, ndagushenye ndakurimbuye ngiye no kukuvuma. Ngo arahabwira ngo umuntu uzamanuka, kandi wa undi ngo yaramanutse ngo umuntu uzamanuka akaza kukubaka wowe Yeriko. Uwo munsi yaje agatangira kubumba amatafari, azahita apfusha imfura. Hanyuma ngo nayihagarara agasubirayo agashyingura imfura ye akagaruka, ngo azahita apfusha bucura. Ngo nuko Yeriko iba amatongo ngo kugeza na bugingo bwo Bibiliya yanditswe. Imana idufashe. Umugani rero wavuze ngo hariho umuntu Imana yamugiriye neza, imugirira icyizere, imutera iteka, imutuza mu murwa mukuru i Yerusalemu. Warangije afata iby'ubutunzi bwe ngo aramanuka. Ntiyajya Kaperinaumu, ntiyajya Mawusi mu yandi makaritsiye, ngo ajya Yeriko, abariho ajya. Yeriko kuva hashenywa, harimburwa, havumwa, ngo habaga y'abajura muri ayo matongo yaho. Mabajura bese koro bisambo byose ariho bitaha. Ngo maze rero umuntu ngo aramanuka, buriya yajyaga he koko? Nurwamubungagamo nigashyiga yamushyiguye. Ngo aragenda ngo ahita bigwamo Yeriko. Ngo baramukubita abajura baho, ngo baramwambura, ngo baramukomeretsa, ngo bamusiga aryamye hasi ari muri koma, ngo atera kuka gake yagiye gupfa. Ntararenga hareka nkubwire uwo muntu uwo ari we, urumirwa. Uwo muntu ni wowe. Uyu ni umugani. Ni wowe wamanutse. Ni umwana w'umuntu, ni wowe watakaje ubwiza bw'Imana, ava iruhande rw'Imana mu ijuru, aza kubana na Satani n'abadayimoni mu isi, yamanukiwe n'akaga. Ni umuntu rero. Imana idufashe. Nyuma yo gukubitwa, yo gukomeretswa, yo kwamburwa ibye, isi irakubita rero. Hano hari umuntu isi yakubise. Isi twakira iduhondagura. Hari n'igihe uguhondagurira mu nda ya nyoko, kagukubitiramo ukajya ukubitwa bakigutwite. Iragukubita utarayimenya, ikaguhondagura, ukarinda usaza ugihondagurwa na Satani n'abadayimoni. Niko isi tumerera. Satani adukubitiramo kuko niwe atuye. Ariko Imana ishimwe kuko tuzigira mu ijuru. Amen. Turi mu giterane cyo gushima Imana. Ngo nyuma ye rero ngo hamanutse abandi bantu batatu. Reka tubavugeho twitegura gusenga. Ngo nyuma y'uwo muntu ngo hamanutse umulewi. Ngo aramanuka, ngo araza, aramubona aho aryamye yakubitiwe, ngo arakikira, no kuvuga aramukatira, arakomeza arigendera. Umulewi. Uyu ni umugani twahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Uyu mulewi nkuko uzabyumva cyangwa nkuko wabyumvise, ntago ari umukozi w'Imana Yesu yavugaga. Uyu ni umugani. Uyu mulewi wamanutse nyuma y'umwana w'umuntu yagera aho yakubitiwe mu isi, akamukatira akagenda atamukijije, n'amategeko. Tubisoma mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo aho bagira bati ntago amategeko abasha gukiza umuntu.
nk'uko umurewi kuri we cyaziraga gukora ku ntumbi. Iyo ntumbi yari iryamye ityo, ntabwo yagombaga kuyikoraho kuko yari kuba ahumanye, yari no guhumanya umurimo akora mu nzu y'Imana. Nk'uko umurewi atabashaga gukora ku ntumbi, niko n'amategeko adashobora gukiza umunyabyaha. Umunyabyaha akizwa n'imbabazi gusa, naho amategeko aramushinja akanamuhana. Kereka imbabazi nizo zirengera umunyabyaha. Ni umurewi rero, ni amategeko. Umuntu amaze gucumura, amaze kugera mu isi, amaze gukubitirwamo, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntago bari ngo amategeko yaje, uyu murewi yamanutse kugira ngo icyaha kibone uko cyitwa mu bantu, kugira ngo kibone inyito, kugira ngo amenyekanishe ibibi n'ibyiza. Ngo ayo mategeko ataramanuka, abantu bakoraga ibyaha, bagasinda, bakiba, bakarwana, bagasambana, ngo ariko ntibyitwe icyaha kubera ko nta mategeko ahari avuga ko ibyo bintu bibujijwe. Amategeko nicyo cyayazanye rero, ni ukugira ngo amenyekanishe icyaha gusa, ntabwo yaje gukiza abantu. Imana idufashe. Ngo arakikira rero, yigendera ntacyo amumariye. Na n'ubu kandi ntabwo amategeko akiza abantu. Amategeko aramutse akiza abantu, abantu bose bafungiwe kunywa ibiyobyabwenge, bakubiswe n'ibiyobyabwenge, babireka. Ariko se wagize ngo ariyo amategeko arababuza se? Ntabwo amategeko akiza. Imana idufashe, umwami wacu atugirire neza. Ngo nyuma y'umurewi haje umutambyi, n'ibitambo bye birumvikana. Nyuma y'amategeko ngo haje ibitambo, ngo kugira ngo abantu begere Imana, hanyuma kwera kwayo ntikubice, ngo haje umutambyi, ngo bakajya batamba ibitambo, bakajya imbere y'Imana mu ihema ry'ibonaniro, ngo amaraso y'ibyo bitambo bakayatwikiriza ibyaha, ngo kugira ngo kwera kw'Imana kutabica. Bakarambika ikiganza ku gitambo cy'itungo, bakavuga ibyo yakoze byose, akaribeshyera ngo nibyo, ngo ubwo ribigiyeho, maze amaraso yacyo akamenwa, hanyuma agatwikira ibyaha bye, Imana ntibirebe, ikareba amaraso y'igitambo. Gutyo isezerano rya kera ryose baratwikira ibyaha bakoresheje amaraso y'ibitambo. Turi kumwe? Baratwikira ay'ihene, ngo izimaze umwaka, ngo izidafite inenge, ngo izimaze imyaka 7, ngo intama, ngo intungura, baragerageza, baratwikira. Mumva ukuntu muri Zaburi rero havuga ngo maze data arabireba ntiyabishima. Byageze aho biba byinshi, bikajya bimuhengereza biri munsi y'ibitambo. Kavuga ati hoya birimo, ngo ntiyabishima. Kavuga ati muri kutwikira kandi munsi birimo, ngo ntiyabishima rero. Kavuga ati ibi ntacyo bimaze, se munatwikira kandi munsi yabyo birimo. Imana idufashe. Amena. Ngo ubwa gatatu rero ngo hamanuka undi muntu wa gatatu, niwe ngiye kuvugaho hanyuma tugasoza. Umuntu wamanutse bwa gatatu ngo yari umuntu usa nk'umusamariya. Umusamariya, uyu mugani Yesu yawuciraga umuyuda, umusamariya kumubwira umuyuda wabaga umubwiye umupagani. Bwa gatatu himanukiye umuntu usa n'umupagani, yasaga nk'umupagani, wagira ngo yari umupagani. Ibyo uyu muntu tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 53. Umva uko havuga ngo yaraje, ngo bakajya bagira ngo ni umupagani Imana yahannye, wagira ngo ni Imana yamukubise ngo akubitirwe ibicumuro bye. Ngo yaraje, ngo yambara kamera k'umwana w'umuntu, ngo akurira imbere y'abantu nk'ikigejigeji. Ikigejigeji ni igihingwa kitarakomera, kiri gutunguka mu butaka cyumbura, ngo cyangwa nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ngo yakuze bamureba, aravuka, abyina dede, arakambakamba, ngo bareba kurira imbere yabo nk'ikigejigeji. Ngo arangije rero, ngo akubitirwe ibicumuro byabo. Haleluya. Ngo intimba zaba zishyiraho, ngo igihano kiduhesha amahoro nacyo kimujyaho. Ngo maze rero ngo bamureba bakabona arasa n'umupagani, wagira ngo ni umupagani Imana yahannye. Ni Yesu Kristo rero, niwe turimo gushima muri iki giterane, niwe wamanutse ibindi byanze. Haleluya. Aramanuka ibitambo byananiwe, aravuga ngo ndaje, niko handitse. Ngo kubera ko data biri atabishimye, araza aza ari umwana w'intama
ufite amaraso akuraho noneho. Haleluya. Amaraso ya Yesu yo akuraho ibyaha, ntago atwikira. Haleluya. Ntago araya za ntama za kera za ruhaya z'icyo gihe zo amaraso yazo yaratwikiraga ariko munsi bikagumamo. Naho we ngo n'umwana w'intama w'Imana ukuraho. Haleluya. Mureke tumuhe icyubahiro. Amaraso ye akuraho. Nuko baravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise, ngo kandi ukuboko kw'Iteka kwahishuriwe nde? Ngo yaraje kurira imbere yabo, ngo amera nk'umupagani wakubiswe n'Imana, ngo nyamara imibabaro yacu, intimba isi yaduteye, ngo nizo yisizeho, ngo n'igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Tugiye gushima uwo mwami w'abami hanyuma dusoze. Reka nkubwire ku mirimo yankoreye ansanze aho nari narakubitiwe. Ariko hari undi muntu wari warakubiswe nkanjye? Hari undi yakubise nawe? Arahari? Tugiye gushima Imana rero. Ngo yaraje ngo icyambere ngo amugeraho. Wibuka ko babandi babiri bakikiye bagiye, amategeko ntiyamukijije, ibitambo ntibyamukijije, hanyuma rero ngo nawe aramanuka. Ngo ari ku Musamariya wari mu rugendo, ngo amugezeho icyambere amugirira impuhwe. Haleluya. Icyambere yakugiriye impuhwe. Ndagira ngo nkubwire impamvu zifatika zo gushima Imana. Ubundi se wari uteye impuhwe? Abantu babateraga impuhwe se? Babateraga ishozi. Sise yakugiriraga impuhwe. Ngo ariko we ngo areba aho hantu wakubitiwe n'ibyaha, areba ahantu inzoga zagutsinze, areba ahantu ubusambanyi bukugeze, areba ahantu ubujura bukugeze, areba ahantu imibabaro yo mu muryango ikugeze, ngo maze akugirira impuhwe. Yumva uramubabaje, yumva agize impuhwe. Wenyine niwe wakugiriye impuhwe. Umenye ko nta wundi wakugiriraga impuhwe, ntawe. Ngo yumva disi umuteye impuhwe. Icya kabiri ngo arakwegera. Hashimwe Yesu watwegereye. Ninde wundi wari kutwegera? Nawe, nta numwe. Icya gatatu ngo amupfuka inguma. Rero ndabikunda cyane ibi ngibi, kuko Yesu apfuka inguma. Apfuka inguma. Ngiye mu nguma apfuka ntago twataha. Yesu apfuka inguma. Ngo amupfuka inguma. Yari afite imiti ibiri y'ubwoko bubiri. Ngo yari afite amavuta ya elayo na vino. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo amazi n'amaraso. Haleluya. Ngo byo mu rubavu rwe ngo byankijije uburyo bwombi. Amazi yankuriyeho urubanza, ngo naho amaraso ankiza imbaraga z'ibyaha zangiyemo. Amazi akuraho urubanza. Haleluya. Amazi yo mu rubavu rwe adukuriraho urubanza. Mu gishushanyo cya Yorodani iyo twayagiyemo urubanza ruvaho. N'abatuzi baravuga bati ubwo yabatijwe ntacyo, reka tumubabarire. Ubwo yakijijwe reka turebe. Ariko ngo hakaba n'imbaraga mbi z'ibyaha ziba zaragiyemo imbere, zo zikurwaho n'amaraso. Rero uyu mugoroba nkwifurije gukira mu buryo bwombi. Ugakira urubanza rw'ibyaha, ugakira n'imbaraga mbi zabyo. Icya gatatu ngo amushyira ku ndogobe ye. Haleluya. Indogobe y'umwami Yesu. Hashimwe Yesu ufite indogobe. Afite indogobe. Nimvuga indogobe wumva umukozi w'Imana wakubwirije, akaguhugura, akakubatiza, akakuba hafi mu rugendo. Burya niwe ndogobe y'umwami Yesu. Niyo ndogobe yagutwayeho, arakujyana kugeza aho wageze nyine. Icya gatatu ngo agushyira mu icumbi ry'abashyitsi. Icumbi ry'abashyitsi. Nimvuga icumbi ry'abashyitsi, uyu ni umugani, urabyibuka? Ni umubiri. Kubera ko yasanze wenda kuwuvamo uri muri pozisiyo mbi y'umubiri, agushyira muri eta normali y'umubiri. Icumbi ry'abashyitsi ni umubiri, ni uyu nguyu. Ni wa ducumbitsemo, ntabwo tuzawugumamo rimwe tuzawuvamo, uyu tuzawusiga n'ahangaha twigendere. Ni icumbi ry'abashyitsi. Amen.
ikindi ngo iyo mirimo ni myinshi ariko mwayibaze. Amugirira impuhwe, aramwegera, aramurwaza, ashyira ku ndogobe. Mbega imirimo ni myinshi. Mirimo wakoze Yesu tuyikusanyirije hamwe tuguhaye icyubahiro. Muze kuyibara mumbwire umubare wayo. Amugeraho, amugirira impuhwe, aramwegera, amwomoza amavuta ya na vino, amushyira ku ndogobe ye. Haleluya. Agutsindika ku mukozi w'Imana, aravuga ati ngwino mujyane. Amugutwaraho, burya ni umukozi w'Imana, ngo agushyira mu icumbi ry'abashyitsi. Ni umubiri, agusubiza mu mubiri, urongera urareba, agukiza indwara z'umubiri, aguha ibyo kurya by'umubiri, agushyira mu buzima bw'umubiri kugira ngo ubucumbitse n'ahangaha ubu urimo. Haleluya. Ngo maze aramurwaza. Haleluya. Ararwaza. Yesu ararwaza. Yesu ararwaza, amara igihe arwaje, ararwaza. Yegura ahereza agakoma, kubwira ihangane, ararwaza. Yamaze imyaka 3 n'igice arwaje, abigishwa be buriya yari abarwaje. Haleluya. Akurwaza, akubwira humura, humura n'ingendo ntago nzagusiga. Haleluya. Yesu ararwaza. Se ndamusigira saba akora kuri kese, uzi ko nabo bahaba. Oya. Haleluya. Adusigira urushaho kuba mwiza rero. Avuga ati ndagomba kubonana na boss nyiricumbi. Haleluya. Akaba ari umusigarana. Ngo ajya kumureba rero. Ngo amuhe denari 2. Amena. Aramubwira ati umurwaze. Amuha isezerano rishya n'irya kera. Aravuga ati umurwaze ndishyuye. Mu bintu byose yasabwaga ndishyuye. Hashimwe Yesu wishyuye. Yarishyuye. Ngo amuhe denari 2, ngo arangije aramubwira ati rero umurwaze sinshaka undi muntu uzamukoraho, wowe ubwawe nyiricumbi. Nimvuga nyiricumbi wumve umwuka wera. Ntimuzi ko uyu mubiri ducumbitsemo ari inzu y'umwuka wera? Mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka. Haleluya. Ni umwuka wera rero. Ngo ajya kureba umwuka wera, avuga ati umurwaze ndashaka ko ari wowe ubwawe umurwaza. Ntabwo nshaka abandi bantu. Sinshaka abamarayika, sinshaka abatagatifu. Sikwara abarwazwa n'abatagatifu wana. Baragowe. Nyiricumbi niwe twasigaranye, ni boss w'icumbi. Avuga ati kandi mu byamubayeho byose, mu byakonsomye byose, mu byo yangije nta na kimwe abazwa, ndishyuye. Tumuhe icyubahiro Yesu. Turakeraho. Arangije aravuga ati kandi nibibaho agakenera ikintu kitari mu byo nsize, nagira ikintu akenera ntasize, uzakimuhe fagitire uyinyandikeho. Tumuhe icyubahiro. Uvuge ko ari njyewe ugikonsomye, uvuge ko ari njye ugikorewe. Haleluya. Umva ukuntu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yaravuze tumva rero ndagiye, basigiye nyiricumbi, ntabwo mbasize nk'imfubyi. Haleluya. Hako Yesu avuga neza we, imvugo iranezeza. Avuga ati noneho rero ikintu uzajya ukenera ukiri inaha mu icumbi, ujye ugenda ugisabe mu izina ryanjye. Haleluya. Ntabwo mubyumvise. Ujye ugenda bakiguhe mu izina ryanjye. Ibyo musaba byose mubisaba ijuru, mujye muvuga ko ari njye ubikeneye, mujye mubisaba mu izina ryanjye. Tugiye gushima Imana. Imana ntikwiye gushimwa. Arwara abona ubuvuzi. Mu gihe gikwiriye ajya kwiga abona minerivare. Niko yabwiye nyiricumbi. Mu gihe gikwiriye ajya kurongora abona inkwano nubwo ari imfubyi. Mu gihe gikwiriye ajya gushyingirwa abona amajyambere nubwo atagira se, atagira nyina, atagira nyirasenge. Byose ndabisize ugomba kubimuha, hanyuma ukanyandikaho ndagiye ariko nzagaruka. Hashimwe Yesu ko azagaruka.
hari umuntu hano Yesu yishyuriye minerivare ngo atere haleluya. Nta muntu Yesu yahaye 8 umuryango wawumwimye natere haleluya nawe. Nta muntu Yesu yashingiye ibishyingirwa byose bikandikwa kuri fagitire mu izina ry'akabyishyura natere haleluya. Tugiye gushima Imana rero. Hariho umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu agiye Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramukubita baramwambura bamusiga ashigaje gatagapfa. Mutambye amanuka muri iyo nzira, mubonye arikikira arigenda n'umurewi nawe nuko. Ariko umusamariya wari mu rugendo amugezeho amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye afata idenari ebyiri arishyura, maze abwira nyir'icumbi ati umurwaze, kandi nakenera ikintu kitari mu byo nsize uzakimuha ukinyandikeho, ndagiye nzakikwishyura ngarutse. Arangije abaza wa mwigisha amategeko ati ubwo muri abo bose ninde wabaye mugenzi we waguye mu bambuzi? Twahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Uyu mwigisha amategeko we ikintu yakuye muri uyo mugani yagize ngo nawe arimo kumutega umutego. Umva ikintu yakuyemo cyonyine, yewe Imana ishimwe. Yagize ngo arimo kugira ngo avuge ngo umusamariya. Ni nk'aka gatekereza abana babwirana hanyuma akagira ngo umusubize wituka. Aravuga ngo ubu rero aragira ngo mvuge ngo umusamariya mu kanwa kanjye hahumane. Aravuga ngo ntabimenye umutego urimo kuntega, nuwo wamugiriye impuhwe. Agira ngo aragitsinze cyahe, ariko twebwe arawudusobanurira. Yesu akurwaze, akomara inguma, agupfuke, agusubize mu buzima mu icumbi ry'abashyitsi, kandi akwishingire. Ubwishingizi bwa Yesu bwishyura 100%. Mitiwere ni nziza ariko isiga mu 10. Narama ugira ibyo wishyura, ariko we ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ngo biba byinshi, hanyuma akabyishingira byose. Ntago yishingira 5%. Ntago avuga ati ndagukiza bino bikomakomeye tuno dutoya uzirwarize. Hari igitoya kibaho se? Erega n'uwo mutwe ukurya udakira nawe yawukiza. Erega n'iryo deni ry'amafaranga makeya rigutera n'isoni kuyavuga yaryishyura. Agukiza byose, ntago agukiza byinshi, ntago agukiza 9 ngo agusigire 2, agukiza byose. Reka mpamagara umuntu ushaka kuza, karibu ku ndogobe y'umwami Yesu, ku ndogobe y'umwami Yesu. Ngwino tambuka, umwami Yesu ari hano aragutegereje n'indogobe ze, kugira ngo nawe ujye mu bwishingizi bwe muri iyi si, muri iri cumbi uhinduka umuntu. None se ku isi yagukubise urayinambaho urayigumaho ngo bigende bite? Tambuka, 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 tambuka.